ndwara indwara ya kanseri abaza bita leukemia. Igitangaje barampamagara abaganga barambwira ngo ntabwo ndwaye kanseri imwe, ndwaye za kanseri zibiri kandi zitandukanye, ariko kanseri imwe ni shasha, nta miti nta traitement ishobora kubona, ariko tugiye kwiga, tugiye gukora etude yayo turebe icyo Imana izakora, ariko nta mahirwe tuguhaye yo kubaho kuko ni ikibazo kiremereye, nawe urabyumva, namwe murabyumva. Duheze Imana icyubahiro. Barabimbwira, bamaze kubimbwira barambwira ngo ugende ubibwire umuryango wawe, uhereye ku mwana mutoya ubibabwire, babimenye, bamenye situation, kuko tuzogera iwawe kenshi mu rugo, bagomba kumenya ikiba kitugenza. Yesu ashimwe. Mu by'ukuri nabuze aho mpera, ubwo muraje kunihanganira. Hari igihe umuntu ategura ibintu byo kuvuga ndetse ukanabyandika, ariko mu kuvuga ukibagirwa byindi by'ingenzi ukavuga ibindi, ariko byose mu nzu y'Imana ni byiza. Amen. Ngewe nize ubwarimu kuva muri segondere ndakomeza no muri universite, nize ubwarimu kandi burya busesuye, apana buno bubwira ituze. Ndangije ndasura kandi ngira indi specialisation hafi y'imyaka 2 mu burezi. Icyo bavuga cyane abarimu bazabigisha, bazabakunda ngo abantu tusangira isomo, no kuvuga ngo tujye gufatikanya twese. Icyo muri bumfashe rero ni ukwakira ishimwe ry'Imana, muzamuye amajwi. Nimuzamura amajwi nanje riragenda rizamuka, kuko ngewe mfite n'intege nkeya, ariko dusangire ikigisho cyacu uyu munsi. Duheze Yesu cyubahiro. Haleluya. No kuvuga ngo dusangire iryo somo, tuzamure amajwi. Haleluya. Ndababwira uburyo narwaye muri Samari kugira ngo uje mu ijambo ry'Imana, kuko muri mukumva ngo nararwaye, mwarasengeye, mwarakoze, babivuze mu cyama, ariko ndabivuga mu cyamake, ariko mu byumve, ndabisamarizinga mu byumve. Imana yangiriye neza ngeze Sivari ya hariya, naje ndwaje umwana indwara y'umutima, iyo bishop yavuze ikomeye, umutima urwaye cyane, amaraso mu cyumba kimwe cy'umutima nimo yajaga ntasohoke. Umwana agira ubuzima bukomeye, buruhije, buremereye, bamuheza iminsi yo gupfa, ariko Imana iradufasha. Turaza hano, dushitse hano, umwana bamopera, baramubaga, bafunguye, baravura umutima, umwana arakira. Duheze Imana icyubahiro. Umwana amaze gukira, Imana idukorera igitangaza, Imana itugirira neza. Twabonye Imana, dusinya kontra y'inzu y'imyaka 2 muri Stockholm. Iyo myaka 2 ishize, itwe hari yabazabirukana abantu mukaja hirya ya Stockholm. Iyo nzu bagiye kwidukuramo, Imana yo mu ijuru iradufasha, iduheza inzu, tugura inzu yacu muri Stockholm mu buryo bw'ibitangaza. Ubu muntu wese ugeze Stockholm hariya mu mujyi, ndabaheza nimero yaje, ni muyishaka, ntimugasubire kuja muri hoteli. Hari inzu ya Shalom iri hariya Stockholm, ni inzu nini ishobora kwakira abashyitsi bose twobona. Imana iduheza mu bitangaza. Ndafashe credit muri banki, abantu baraza bayishura inzu, barambwira ngo nimbe mwo ngubwe neza n'umuryango. Amen. Amen. Nayigiyemo mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 5, Imana izipanga ibintu, Imana izi gukora. Mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 5 ku itariki 28 ndarwara.
ndwara ndimo nishima ndi mu bihe byiza ndarwara ndwara indwara itunguye yaje kuboneka mu kwezi kwa gatandatu mu mpera zako ariko natangiye kuvurwa mu kwezi kwa karindwi ndwara indwara ya kanseri abaza bita leukemia igitangaje barampamagara abaganga barambwira ngo ntabwo ndwaye kanseri imwe ndwaye za kanseri zibiri kandi zitandukanye ariko kanseri imwe ni shasha nta miti nta treatment ishobora kubona ariko tugiye kwiga tugiye gukora etide yayo turebe icyo Imana izakora ariko nta mahirwe tuguhaye yo kubaho kuko ni ikibazo kiremereye nawe urabyumva namwe murabyumva duheze Imana icyubahiro barabimbwira bamaze kubimbwira barambwira ngo ugende ubibwire umuryango wawe uhereye ku mwana mutoya ubibabwire bamenye situation kuko tuzogera iwawe kenshi mu rugo bagomba kumenya ikiba kitugenza baratangira baramvura navuze ko mvuga muri Samari turimo turategura igiterane cy'amashimwe kandi ni Shalom Norvege muzagitegura mwitegurana amafaranga n'ibindi bintu byose kugira ngo tuzavuge ishimwe ry'Imana duheze Imana icyubahiro haleluya barambwira ngo ugomba kubivuga bikamenyekana mbwira madamu n'umwana mukuru mbona ko ntobwira abana batoya ndababwira ngo ofira mezire bazagenda babimenya dutangira kwivuza kwezi kwa karindwi yari ku rwego rwo hejuru yari igeze kuri 7.7 irimo yiruka cyane baratuvura turavurwa mu by'ukuri ariko tukizera Imana yanyeretse iyi ndwara ndwaye gatatu mbibwira madame ndi mu bihe biremereye ndamubwira nti nabonye umuntu uzanira ibarwa arambwira ngo uzakira ino ndwara n'undi muntu ndabimubwira ubundi irambwira mbona ko bazana imprimante iyo kwimprima baremprima barambwira ngo uko turimo twimprima ko turemprima virus kugira ngo isohoke mu mubiri wawe ukunde kandi ubone ubuzima ndabibona kandi mu maraso kakurya kw'inzoka arimo yigoronzora mbona ko asohoka amaraso yose mabi arambwira ngo ari yagiye n'indwara igiye ubaye muzima amen baramvura icyiciro cya mbere icyiciro cya kabiri barambwira ngo barize basanga ngomba kuvurwa step zibiri step ya mbere yari yo kuntera chemotherapy bayiteye hafi amezi 8 no kuvuga nimba abandi babatera zine babateraga standard nje banteraga 12 no kuvuga ngo bavuraga indwara zibiri mu muntu umwe bavuraga za kanseri zibiri bazivurira muri nje bagafata doze ya kanseri imwe bagaso bagafata indi zose bakazintera banteraga za chemotherapy 12 n'ubuzima bukomeye bw'ubutayu Imana yarakoze duheze Imana icyubahiro amen iya kabiri baravuga ngo tugiye kukurema ubutangabusha tugiye kugukuramo amacells yose miliyoni 24 z'amacells selire ziproduce amaraso kuko ikibazo cyari cyabaye yari yabaye globule nari yabaye atake globule blanc na globule rouge barambwira ati icyo tugiye gukora tugiye kumara amacells yose dushake dukuremo umwana wawe mukuru mwandi macells miliyoni 24 nizo tugukuramo turasiga gusa amaraso make yafata umutima iz'umwana nazo tubone kuzishiramo zibone gutangira kuzakora ziguheza ubuzima ariko barambwira ngo uratsinyira kuko aha ni mu rupfu ugeze ipurusa 50 urapfa nyuma y'iminsi 3 urapfa cyangwe Imana igufasha ubeho
ariko nyine mbere yo gupfa urabanza dusinyire uraduheza nimero z'abatu telefona ya madame n'umwana turayifite ariko uraduheza izindi nimero zibiri numara gupfa abo duhita duhamagara ndazibaha maze kuzibaha bazana urupapuro barambwira nti urifuza ko tuzaguhamba gute bazaguhamba gute hariho gutwika hakaba no gushingura bisanzwe ni kiye cyangwa turu muri Siberia nabyo bashobora gukora exportation murambo wawe bakawujyana tariko ni share tariko icyo tubwira twazagukorera twagukorera wapfuye ukitubwire ndababwira nti mfite umuryango hano icyo muzakora nimfa muzashingure n'umubiri mushire mu isanduka abantu basezere zabanagiye rero bisinyire ndabisinyira amen twese baricyubahiro haleluya tumare kubisinyira baratuvura nyuma y'iminsi 4 baraza barambwira ngo umubiri wawe wakiriye amaraso ndavugwa kugeza n'ubu nyine ndakira ndi muzima icyo ni ikindi tugiye mu ijambo ry'Imana ubwo ntimwumvishije indwara yanje n'uburemere cyangwa ubworohe bwayo uko mwabyumvise ngira nti nuko narwaye ni nako nakize ubu ndi mu ma control nyuma y'amezi 3 njyayo bagakofata control ibizamini ndi muzima bamaze gufata amezi atari makeya bambwiye ko nibava kuri 3 bazaje kuri 6 bakaja ku mwaka nyuma y'imyaka 2 n'igice cyangwa 5 bakampa certificate kuko ibintu bihagaze neza ariko kuri none ndi muzima mpagaze neza kandi Mana imbaraga zawe zirakomeye Mana imbaraga zawe zirakomeye Njewe ndi ubuhamya bw'imirimo ya Yesu aba ndashaka kuganira n'abantu bafite ibibazo Yesu arakora amen Yesu arakora Yesu muzima biraje kungora ko ndumva nanezerewe cyane ni ubwa mbere nyuma y'umwaka n'amezi 4 cyangwa 3 ndyamye ku gitanda umusatsi warashize inzara zarakutse zose ubuzi nishasha ari z'amaguru ari z'amaboko umusatsi wageze utumuka nka kurya kwa mutumba kuryama gutya n'icura mu ishuka ngasanga umutwe n'uruhara kubera imiti imbaraga z'imiti zikoreshwa ariko Imana yarahabaye Imana ishimwe amen reka dusome ijambo ry'Imana turasoma nka 3
ariko turavuga umwanya mutoya. Dusome Abaheburayo kugira ngo ducunguze uburyo umwete. Abaheburayo 12 duheraho ngaho ntaco. Haravuga ngo 12 haravuga ngo nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizigiraho vuba, dusiganirwe aho dutegekwa twihanganye, dutumbire Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari wo gusoza rwose. Amen. Dusubire dusome mu gitabo cyo kubara 21 no kuri 5. Kubara 21 no kuri 5 cyangwa kubera umwanya dusome no ku 8. 21 no ku 8 haravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Amosi acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera, uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Amen. Reka dusome kandi mu gitabo cy'Abami 2 no ku 10. Abami ba 2 no ku 10. Eliya arabasubiza ati urasaba ikiremere ikiruhije cyane. Icyakora numbona nkigukurwaho birakubera bityo, ariko nutabibona siko biri bubi. Bakigenda baganira haboneka igare ry'umuriro n'ifarashi, igare ry'umuriro n'amafarashi y'umuriro birabatandukanya. Nuko Eliya ajanwa mu ijuru muri serwakira. Elisa abibonye arataka ati databuja wabereye Abisirayeli amagare n'amafarashi, nuko tiyongera kumubona ukundi. Amen. 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 Nabasabye kuzamura akajwi ry'imwari munani mubifashe. Mu busanzwe nzambwiriza mpaye ndirimba kandi nkabwiriza ngenda kuko ndi mwarimu, tibije kubagusha. Bwana sifiwe. Haleluya. Nzangenda nkaririmba namara nkabwiriza, byose nkabifatikanya kandi sinzi kuririmba, ariko nzangenda amenya gace gatoya k'indirimbo bikagenda bigenda neza. Turaganira ijambo ry'Imana, gutumbira Yesu. Iri jambo impamvu ari ryo mbwirije uno munsi niryo ryamfashije mu burwayi, niryo Imana yampaye kandi nzarivuga kenshi kuko nico cigisho nahawe kiramfasha mu rugendo rw'uburwayi. Gutumbira Yesu, kureba Yesu, gutumbira Yesu niryo jambo turi buganire namwe akanya gatoya cyangwa kanini, kuko ninja kurondogora murumva njewe ntabwo ndi update kubigezweho ubunyine. Nduwiyo ngize umwaka wose inyuma yanyu, nukuvuga ngo kugira ngo mbafate bizasaba igihe, ariko hamwe n'izo ngibyo hariho umwuka w'Imana uzudufasha gutunganya ibintu bikagenda neza. Duheze dati cyohera. Haleluya. Haleluya. Gutumbira sukurangara, sugusamara, sukwitegereza cyane. Gutumbira no gufikisa
amaso yawe ku kintu runaka cyangwa ku murimo runaka werekejeho amaso ukareka kukabaguza ugatumbira. Iyo mutwara imodokari muza mureba imbere mukareba hirya no hino mubiri inyuma ibirahure ariko muza mutumbira. Nta muntu uzugenda mu muhanda iyo usinziriye ubukoze impanuka cyangwa hazaba ibindi bintu bitagenda neza. Ni ukuvuga ngo gutumbira ni ukureba ushizeyo umutima. Tuweze dati cyubahiro. Amen. Ni ukureba ushizeyo umutima. Bibiliya iyi aha dusomye muri kino gitabo cy'Abaheburayo habamwe ibintu nka bine bikuru aba bantu bari baremeye ariko babyemera bitari byo. Bari baremeye abatambyi ku rwego rukomeye akaba ari bo bumva kuko ribo babashitsa ku Mana baciye muri bo inzira banyuramo kugira ngo bagere ku Mana bakavuga ngo abatambyi nibo bazabagezayo. Barasubira kandi bafata Mose bamufata nk'ikigirwamana bamufata nk'ikintu gikomeye cyane. Nabo baramwemera baravuga ngo Mose uyo Amos iyo yavuze bizabiba muri kiriya gice basangamwa Mose ugasangamwo n'abatambyi ugasangamo kandi n'abamarayika nabo bari bakuru ariko ngo baza kumenya kuko hariho ngo umuntu baruta bose ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo ni umutambyi araruta Mose. Yesu Kristo araruta abamarayika. Yesu Kristo araruta abahanuzi. Yesu Kristo ngo baje kumenya kuko ngo ari we wenyine gusa. Barandika ngo dutumbire Yesu wenyine. Dukura amaso ku bamarayika, dukura amaso kuri Mose, dukura amaso ku batambyi ariko ngo hariho ngo umutambyi baruta cyane. Haleluya. Haleluya. Yesu niwe gitambo kandi niwe mutambyi ugaragara wenyine wabonetse. Aravuga ngo dutumbire data, dutumbire Yesu. Abo tubakureho amaso, abo ni batoya, abo bari igicucu gusa kigaragaza kuko Yesu Kristo ngo azaboneka. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Bwana sifiwe. Haleluya. Tumbira Yesu. Niwe gisubizo. Tumbira Yesu wenyine. Niwe gisubizo. Haleluya. Yesu araruta uko dutekereza nuko twibwira. Yesu niwe gusa ngo tugomba guhozaho amaso yacu. Asifiwe. Haleluya. 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 Yesu niwe tugomba gutumbira. Umunsi umwe ngo umukristo yabonye akaga, murabizi ngo yabonye akaga, abona ibintu ngo bigiye gutera mu mudugudu, ngo amaze ngo ariruka. Aravuga ngo bugingo bwanje, ariko ngo yirukankana umutwaro. Yirukankana ibibazo, yirukankana igikapu kirimo ibibazo ku mugongo. Ariruka aragenda ngo ageze ku musaraba. Tuvuge ngo amen. Tuvuge ngo amen. Yitegereza umusaraba ngo akireba umusaraba ngo ya mitwaro yari muriho imuvaho. Aravuga ngo ndashima umusaraba, aravuga ngo ndashima n'imva ya Yesu, ariko aravuga ngo cyane ngo ndashima umwami Yesu. Ariko cyane ndashima umwami Yesu. Iyo dufite ibibazo, iyo twikoreye ingorane, iyo dufite indwara, iyo dufite biriya byose bitugoye, iyo twikoreye ibintu bitunaniye, aravuga gusa ngo tugomba kureba tugatumbira umusaraba wa Yesu. Bwana sifiwe. Aravuga mu Kristo ngo akiureba, aravuga ngo ndashima umusaraba, ngo ndashima n'imva ya Yesu, ariko aravuga ngo cyane ndashima umwami Yesu. Ubu turi mu mashimwe y'imbaraga z'Imana, turi mu mashimwe y'Imana yakoze, ariko cyane ndashima umwami Yesu. Bwana sifiwe. Haleluya. Hari amagambo hano Bibiliya zivuga iyo dutumbiriye Yesu azaduha imbaraga. Bibiliya iravuga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 1:8 Yesu yarababwiye ngo mugumize muntumbire, mugumize mutegereze, mundindire, ngo nimumara kundindira ngo icyo giye gukora nzabohereza umwuka wera, ngo kandi uwo mwuka wera azabakira abagabo nyabagabo, kandi azabahiki
imbaraga. Iyo dutumbiriye Yesu iyo turimo tumureba ni uzuduha imbaraga, ni uzudufasha mu bitugerageza byose. Yesu iyo turimo tumureba, Yesu azaduheza imbaraga zo kumenya kunesha ibitugoye n'ibidutsikamiye. Ni uzudufasha aho ababyeyi batari, ni uzudufasha aho ababyeyi batoshobora, ni uzudufasha aho abantu bose batogera, ni uzudufasha muri sweze tasifu. Yesu ni uzudufasha iyo twaremerewe cyane. Yesu ni uzudufasha, ni uzuturerera. Yesu ni uzutuma tudapfa ngo tugashiraho. Ni izihe mpamvu? Ni impamvu ngo yuko azadutiza imbaraga zo kubaho. Yesu ngo tumutumbire wenyine, niwe banza ryo kwezera, kandi ngo niwe uzagusohoza by'ukuri. Dushingiye ku rufatiro ari we Yesu Kristo. Iyo dutumbiriye Yesu azaduheza imbaraga zo kwizera. Icya kabiri, ndimo ndihuta bene data, tuzavugana na madame ikindi gihe, tuzaza tugere nk'iminsi nk'ingayana mukora igitero. Tube nkabaganira. Amen. Amen. Ni inshuti yanje tizi intererana. Niwe wenyine gusa wabanye nanje mu bihe bikomeye. Nanze kumuvugaho kandi sinomuvugaho kuko nta masaha hari. Nzagira umunsi wo kumuvugaho kandi si ukumushekerera. Oya, imyaka yanje ntinyemerera gushekerera umugore kuri tibiriho, ariko nzovugira uko ateye nuko yakoze. Amen. 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 Haleluya. Haleluya. Iyo dutumbiriye Yesu azadukiza. Icyambere, iyo tumutumbiriye aduha imbaraga. Tubisanga mu byakozwe n'intumwa 1:8. Iyo twatumbiriye Yesu aduha imbaraga. Icya kabiri, iyo tumutumbiriye Yesu aradukiza. Amen. Mwibuka amagambo ya Petero na Yohana bageze ku rusengero rwiza, ngo bahageze bahasanga umuntu wari uremaye kandi wari ugize iminsi, ngo afite ico kibazo iyo nenge, uko niko yarameze kandi ngo yarabigiranye iminsi, kandi ngo yahoraga ari ku muryango w'urusengero. Niyo yari seta yiwe, niho yakoreraga, niho yaboneraga ubuzima, niho yaronkeraga, niho yahahiraga. Ngo ahora aho ngaho, ngo iminsi myinshi, ngo abantu bamucaho bakinjira mu rusengero, ababonye uburyo bakamuheza amaturo, bakamufasha, bakamusayidira. Ariko ngo umunsi umwe Yesu azahindura amateka, umunsi umwe Yesu azakiza. Ngo bahashitse Petero na Yohana, ngo bakiyagera gutya, ngo kigira ngo bagiye kubaheza ngo amafaranga cyangwa ifeza, ariko baramubwira ngo ifeza n'isahabu ntacyo dufite, ariko dutumbire turebe, ngo icyo dufite turakiguha. Baramubwira ngo mu izina rya Yesu haguruka. Haleluya. Beda, iyo dutumbira Yesu, iyo dutumbira Yesu azadukiza. Uwo mwanya amateka arahinduka. Cyo kirema cinjira mu rusengero gitangira kuvuga imirimo y'Imana. Abinjiye mbere bakibona ari kirema aremaye, mukanya batangira gushima Imana, bavuga imirimo y'Imana ikomeye. Imana ya Isirayeli. Iyo tumutumbiriye, tudatumbiriye amafaranga, tudatumbiriye imirimo, tudatumbiriye abo turimo, tudatumbiriye iby'iki gihe, ariko dutumbiriye Yesu wenyine, Yesu ngo ashobora kugira gute, ashobora kudukiza. Amen. Bibiliya twasomye hano mu gitabo cyo Kubara, havuze ngo Eliya, ngo Imana iramubwira ngo urazamurwa. Elisa ngo arabitahura, arabimenya. Ngo amaze kumimenya, aramubwira ngo sigara igirugari hano, gume hano, jewe Imana irampamagaye ngo tuje kubanana. Aramubwira ngo kurahiriye ubugingo bwaje, ngo kandi kurahindanye n'Imana ihoraho, sigara turashana. Ngo baragenda bagera Yeriko, ngo bageze Yeriko aramubwira ngo sigara, aramubwira ngo ndahiriye Uwiteka ubugingo bwaje. Abana b'abahanuzi baramubwira ngo yewe Elisa we sigara, sobuja karagenda. Arababwira ngo muceceke, hari cyo tumbiriye, hari cyo ngamije, hari cyo ushaka kugira.
kumugeraho hari icyo mpashaka gusingira aravuga ngo sigara turajana ngo bambutse hakurya Eliya aramubwira ngo nukuri saba icyo ushaka ko ndabona ko ngiye gutandukanwa nawe aramubwira ngo ndabizi narimbizi hari icyo mpagazeho aramubwira ngo icyo saba gusa ni umugabane w'impa ukuwawo iyi minsi yose tugize tuzengurukana nawe. Haleluya. Nguziki hari icyo nshaka gusengera. Bwana sifiwe. Eliya aramubwira ngo unsabye ibintu bikomeye cyane ariko aramubwira ngo nubona ngukuweho nubona birabaye. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Nubona birabaye nubona ngiye aravuga ngo bikubere kuko wifuza. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Tuzaduhabwa ibyo twifuza iyo turimo tugambirira gukorera Imana mu buryo bukwiriye. Hariho abantu bacyajije ibintu mu kuvuga ibintu bitari byo ariko Imana yo mu ijuru aramubwira ngo ningukurwamo gutya kagenda birakubera uko ushaka ngo mu mwanya muto ngo haza umuyaga wa serwakira ngo haza n'igare rya kumuriro ngo biramujana ngo arararama ngo arareba ngo umwitero wa Elisa waheriye ngo uratibuka utibutse aravuga ngo niki nashakaga ngo babana babahanuzi 50 ngo bari hakurya ya Yorodani bavuga ngo reka turebe uriya muzehe ibiri buje kuba ko yambutse ari kumwe na Eliya arashaka kwambuka gute ariko ngo arafata utabura mu kabiri ngo agere ku nyanja aravuga ngo mana ya Eliya uri hehe ngo akubita mu nyanja ngo akubise mu nyanja inyanja ngo icika mu kabiri baravuga ngo nukura abana babahanuzi ngo Imana yari muri Eliya ngo iri muri Elisa. Imana ya Isiraheli ni Imana ya Bideri. Imana ya Isiraheli ni Imana tubana. Imana ya Isiraheli ni Imana mvuga. Imana ya Isiraheli ni Imana yatugiriye neza. Imana ya Isiraheli ni Imana ya Shalom. Baravuga ngo Imana baravuga bose ngo nukuri ngo Imana yari muri Eliya iri no muri Elisa. Amen. Haleluya. Cyangwa igitangaza cya mbere yashatse kuba prova contraire koro yashatse kuba prova contraire arababwira baramubwira ngo hano ngo hari amazi abishe arura azayisha abantu arababwira ngo nimujane mu isoko ngo akubitemo gutya gati aravuga ngo ubu nyine bintu biciyemo bigenze neza abantu amagambo muri mu kuvuga n'amazi arura mugende mwige kuvuga neza mugende mwige no kubana neza n'abantu turimo turagenda mu ijuru. Iyo tuja ni mu ijuru iwabo w'ibihumbi iyo tuja mu ijuru iwabo w'ibihumbi ijambo rya kane iyo tutumbiriye Yesu azadukura mu isumu. Yesu iyo turebye Yesu azadukuramo amasumu. Bwana sifiwe. Twasomye mu gitabo cy'abami
haravuga ngo abisiraheli ngo batotombera Musa ngo na Yesu babavuga nabi. Amen. Amen. Iteraniro ryose rinegura Mose, rinegura na Yesu, ngo birakaza Yesu. Yesu aravuga ngo ngiye kubasuka mu inzoka ngo zibarye zibice, ngo zirabarya zirabica. Ngo iteraniro rya Isiraheli ngo begenda kandi begera Musa, begera Mose, baramubwira ngo tubabarire, ugende utubwirire Yesu, utubwirire Imana itubabarire idukize ubusembwa bw'inzoka. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Idukuremo iyi sumu iturinde izi nzoka. Bibiliya yavuze ngo Yesu, Imana iramubwira ngo Musa we mukivi babimenye ngo ugende ucura inzoka mu muringa, ngo numara uyimanike ku giti, ngo numara ubabwire ngo umuntu wese uzaba wakomwe n'iyo nzoka ngo niyunamuka amaso ngo akareba inzoka ngo azakira. Bwana sifiwe. Kandi ngo winangira azapfa. Kandi barinangiye kuko ntimumvaga kukira kuva mu muringa w'inzoka wacuzwe na Musa. Ntibigeze bamumenya, ntibigeze bamwumva, ntibigeze bamenya ko bazabakorana n'Imana. Ariko Yesu Kristo aravuga ngo uyimanike ngo ababasha kuyireba ngo barakurwamwo ubusengo, barakuramwo isumu. Amagambo uzuvuga uzutanga amasumu ku bantu na amagambo angana gute? Iyo turyamye dusinziriye cyangwa tugenda mu mihanda turihariye abazizayo turinganiye urukundo rwa Yesu turindwa n'imbaraga zayo turinganiye urukundo rwa Yesu. Iyo turyamye dusinziriye cyangwa tugenda mu mihanda turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'urukundo rwa Yesu turindwa n'imbabazi zayo turindwa n'urukundo rwa Yesu kuba turiho n'ubuntu bwayo kuba turiho n'urukundo rwa Yesu kuba turiho n'urukundo rwa Yesu turiho n'urukundo rwa Yesu. Haleluya. Aravuga ngo abamureba ngo bazakira. Iyo turebye Yesu ibyaha n'amasumu n'ishari n'igomwa n'ibishobora kutwizingiraho byose bizabishira iyo dutumbiriye Yesu. Bwana sifiwe. Haleluya. Ntiwotumbira bakomeye ngo bagire icyo bakumarira, ariko ngo iyo dutumbiriye Yesu. Bwana sifiwe. Isumu ufite inganite isumu ikubaka ururimi yo gukoma abandi ingana gute? Bene data turimo turaja mu ijuru. Igihe nari ndwaye numvaga ndi mu gitaramo mu ijuru. Bwana sifiwe. Nta munsi nigeze ngira ubwoba bwo gupfa, bwo gusinzira. Bwana sifiwe. Amen. Barambajije abaganga baba specialiste barambwira ngo hariho umwanya wo gupfa. Wizera iki? Barambwira ngo iyo umuntu yapfuye aje. Ndababwira ngo iyo umuntu yapfuye ngo azaza mu yindi si nziza irutingi turimo. Habindi si nziza irutasivariye. Amen. Iyo ngiyo niyo si ndi bwinjiremo mu kanya. Haleluya. Bwana sifiwe. Niba ndababwira ngo nimba ndufutse mu kanya turataramana na bamusi, turataramana na bamaramu ni data yaragiye. Ndababwira ngo mu kanya ndahobera data, turaba turi ku musi mfite ubwoba. Bwana sifiwe. Iyo turyamye dusinziriye,
iyo tugenda mu mihanda turindwa n'imbaraga z'Imana. Amasumu ari mu bantu bunyine ni menshi, mureke twikiranure, gira turebe Yesu, tuzabone Yesu. Ijuru rirahari mu by'ukuri, titwadupfafana. Bwana sifiwe. Ibi twamenye ni by'ukuri. Mu gitabo cya Luka 1:3 niko umugaragu w'Imana yandikiye Teofilo. Luka yandikiye Teofilo aramubwira ngo amaze kubikurikiranya byose uko bingana, ngo nasanze kuko ibyo twabwirijwe ngo ari by'ukuri. Yesu ni muzima, Yesu arahari. Samateka y'abakecuru, Yesu arahari. Ntabwo ari legende, Yesu arahari. Yesu ni muzima, Yesu arakora, Yesu aragenda, Yesu arahari. Dutumbire Yesu wenyine, niwe bantu kwizera kandi ni uzagusohoza rwose. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Niwe amba hafi ndetse Buri munsi utanage ubumbe anyaniko bimyawe niwe data kandi niwe mana ukukwaza nyumba buri munsi kandi amene ruhunduhunduye umwazana usobere imbaraga ibyo ni isezerano yabaye buri munsi azakwitara ibyo ni isezerano yabaye mana yanjye komeza ubuzima usarani ngo gusumira dore nize ijambo wambwiye singamure ku mbaraga zawe tumbira ibifatika byose bizabishira, ibiriho bikomeye uza wibwira bizabishira. Uyu mugore yari afite nk'impano Imana yamuhaye, ariko nari gupfa kagumaho, bizabishira. Uzutumbira umugabo agapfa, bideri nzapfa. Imana yatije iminsi yo kubaho mike cyangwa myinshi, nzapfa. Ariko twatumbiriye Yesu. Yesu wenyine niwe gisubizo cy'ibibazo byacu. Ibyo ucamo byose utumbire Yesu. Bwana sifiwe. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Utumbire Yesu wenyine niwe banze ryo kwizera wenyine, kandi ngo niwe ugusohoza rwose. Abandi bose bazaba deseva. Coordinateur nini? Abandi bose bazaba deseva abantu coordinateur bose. Habe nawe ufite abako deseva, ariko Yesu taza deseva abantu. Yesu abantu. Bwana sifiwe. Amen. Tuba turi kumwe na Yesu. Mu bikomeye Yesu aba ari kumwe natwe. Rero itorero ry'Imana, mureke gutumbira amafaranga, mureke gutumbira ifashanyo, mureke gutumbira ibindi mutekereza. Ni byiza byo kudufasha muri buno buzima, kandi mubishakishe mushizemo imbaraga, ariko mureke ko bihozaho umutima. Mutumbire Yesu wenyine, niwe baze ryo kugira gute ryo kwizera. Niwe wenyine gusa, wenyine, kandi niwe baze ryo kwizega, kandi ngo niwe uzi gusohoza wenyine. Amen. Ta intervention ni Yesu wenyine gusa uzubikora. Turarangije. Haleluya. Hariho byinshi, ariko reka turangize tuje mu kindi gikorwa. Imana ibaha umugisha, Imana ibagasanire. Iyo twatumbiriye Yesu azaduheza imbaraga, tukabasha kunesha isi
tukabasha kunesha ibibazo. Kandi ikibazo cyose ucamo, hari abafite ibibazo by'abana babagoye, hari abafite ibibazo by'abadamu bananiranye, hari abafite ibibazo by'inyatsi by'amafaranga batabona, hari abafite ariko mbabwiza ukuri, ibyo byose binesheshwa no gutumbira Yesu. Bwana sifiwe. Niwe woturerera muri no migi, niwe woturerera muri no demokarasi. Titwotumbi tiwo bagundira ahubwo wobereka gusa umusaraba. Bwana sifiwe. No gutumbira Yesu wenyine azaduha imbaraga. Iyo dutumbiriye Yesu, Yesu azaduhindurira amateka. Bwana sifiwe. Iyo dutumbiriye Yesu, Yesu azahindura identite zacu, Yesu azahindura ubuzima bwacu. Umunsi umwe Paulo yigeze kureba Yesu, aramubwira ngo urinde, wewe ninde umpamagaye? Uwari umwanzi ngo yatumbire Yesu, Yesu ngo aramubohora amuhita izina. Iyo dutumbire Yesu ngo abantu bazabarira, ino mu rupfu Yesu azabana natwe. Mwibuke neza Stefano ntiyitaye ku barimo bamutera amabuye, ntiyitaye ku rupfu yari mapfa, ntiyitaye ku magambo, ntiyitaye ku bababare, ariko ngo icyo yakoze Stefano ngo bagumije kumutera amabuye, ngo ararara amatumbira mu ijuru, ngo arebye mu ijuru, ngo abona Yesu Kristo, ngo ari ruhande rw'Imana, yamahindukirana abadiversera babamwica, yamatanga proclamation, aravuga ngo Yesu Kristo Mana yaje, ngo ubababarire, ngo kuko batazi icyo bagize gute bakora. Iyo twatumbiriye Yesu tugira imbaraga zo kubabarira. Barasifyo aravuga ngo ubababarire, amabuye ahaterwa amabuye, ngo bamuteye amabuye mupaka kufa kuzimia, umukwa urashira, ariko ngo yapfuye ahavuga ngo ubababarire, ngo kuko batazi icyo barimo kubagira gute, ngo barimo bakora. Banaziwe. Haleluya. Dutumbire Yesu, ibibazo byose tubikusanye tubishira imbere ya Yesu. Yesu Kristo arahari kugira ngo atubere igisubizo kizima. Reka dusenge Imana. Ariko mbere yo gusenga Imana, ndagira ngo sengane n'abantu bose bafite ibibazo runaka, bahaguruke dusenge. Umuntu ufite ikibazo runaka, yumva cyamugoye, yumva cyamunaniye, yumva arimo gendana nacyo muri no misi, barasifiwe. Umuntu ufite ikibazo yumva kimugoye, kimunaniye, kimuremereye, kimuraza kwijoro, yaburiye ikibazo, yaburiye igisubizo, ikibazo kiri hirya no mure tusenge Yesu Kristo abashe kugera mu mago yanyu. Yesu Kristo yivange mu bibazo, ariko ngo tutumbire Yesu wenyine, niwe banze cyo kwizera, kandi ngo ni uzagusoza rwose. Data duciye bugufi, je uri muvuga ndi umuhamya w'ibyo wakoze Mana. Wankijije kanseri Zibiri, urazikiza indwara ziremereye ku bantu, ariko warazikijije uzikiza kubera imbaraga zawe Mana. Ubu nyine turi abagabo, turi abahamya bo kuvuga imirimo y'intoke zawe. Ibiteraniro rahagurutse ryose Mana, rifite ibibazo ntazi ntomenya, ariko wewe urabizi, ni wewe batumbiriye, ni wewe barimo bareba, ni wewe bahanze amaso. Bana nabo bagirire neza, babere igisubizo, ubiteho. Uyu mugoroba basetse hahinduke byinshi, hahinduke byinshi mu bibazo byabo, hahinduke byinshi mu mago yabo, hahinduke byinshi ku murimo w'Imana, hahinduke byinshi muri kino gihugu, hahinduke byinshi mu izina rya Yesu Kristo. Turaguhamagaye kugira ngo ubane nabo Mana, ubabere igisubizo. Ndagushimiye kuko wumvishe gusenga no gutaka kwacu, ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen.